ndagukunda pe mwana wanjye rwose nta kintu nagwa mwana wanjye ngifite n'ukuri kose. What? Wanisha telefone. Ndagukunda urabizi nta kintu natakora niyo byaba bisaba impyiko ngiye nayiguha mwana wanjye ndagukunda n'ukuri kose. Niza telefone. Ngo niza telefone. Mwana wa nari buka business kari karaduha amafaranga ariko kubera akira mwana wanjye ndagukunda n'ukuri kose. Hold up. Parangundamwa. Mwana wanjye nta kintu natagwa nugira ikibazo. Ibintu byanjye byose ni ibyawe nta kintu naguha umva umutima naguha ibi amasambu yanjye naguha kuko ni wo mwana wanjye nkunda n'ukuri kose. Kuko ubungubu warone muri business ariko kuko ubunkunda nta kibazo. Oh shit, not good. Oh shit! Oh shit! Hold up. Mugabo amagara urimo kubeshya umwana wawe ngo uramukunda. Ni umukunda reka ari utuntu mfite ahangadere watabonye n'utubiri. Hold up. Amagara nayo umwana wawe aya ngaya nayawe. Niba wumva umukunda ngiye kuyanaga usame ayawe nayo umwana wawe. Nutamukunda nayo rasama niba umukunda uyasama. Ayawe aya nayo umwana wawe. Nta kibazo ngo haryo ubwo simba aya naya. Oh shit, mwana wawe kumva ari ikibazo. Nta kibazo mfite. Nagahe not good. Aya nayo umwana wawe. Uriteguye? Niteguye nta kibazo. Oh shit, not good. Oh shit! Oh shit! Amagara terewe hejuru buri mwasamaye mbere yawe nasama yanjye.